ibihe byiza kuri wo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV no muhungu w'abanyarwanda Jiswe zo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Ngira ngo murabizi neza ko mbaze kumbona mubizi neza ko mbabaza ni inkuru z'aba diaspora. So mukanya gato cyane arimo ndaganira n'umuntu abarambwa gize Jiswe zo mipangu, ndagira ngo noneho uyu munsi werure utubwira uti aba diaspora bakora iyihe mirimo. Uhere ku munsi wa mbere bakigera muri Amerika, utubwire bese n'ubuzima babayemo kugira ngo hatazagira umuntu uzakatubeshya ngo ibiki n'ibiki. Ndababwira ni ibyo gusa, mwege mutegure kuza kungurira agafanta. Sinzongera kujya mahereza amakuru ku buntu, nararahiye sinzongera kujya nicara ahangaha ngewe ngo mvuge nza nivata muta blessing. Mujya mu rusengero ku cyumweru muka blessing aba pasteur, mukajya hehe mukagurira ibigirigi. Nanjye Jiswe zo mipango bubahereza amakuru y'ubwino ndahangande mu ndapfugusa. Twatangiye rero guhera ku munsi wa mbere umuntu akiva kuri airport ya Kanombe, iyo uzamutse icyo bita rutema ikirere, urazamuka ufite green card yawe wayizamukanye, cyangwa se bagushipinze. Iyo bagushipinze uza nta n'icyangombwa na kimwe ufite uretse gusa passport y'abanyarwanda, ukazamuka. Biterwa naho ugiye nyine, sinakubwira ngo uraca ngo Belgique, ngo inzira ziba ari nyinshi zo mu bihugu byo muri Europe ziba ari nyinshi. Noneho ugava kuri airport Kanombe ukagenda ukajya guhagarara ku kindi kibuga cy'indege, noneho gita kigweza destination ya state uba ugomba kujyamo. Uva ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe, Amerika, Europe, Canada, Australia, uyibona ari nk'inzozi, wumva ari nka paradiso. Wumva ko abandi bantu amafaranga batigeze bayashakisha, cyangwa se wenda batigeze bayakunda nk'uko wowe yakunda. Uva ku kibuga cy'indege Kanombe wumva ko wowe noneho guhera ku munsi wa mbere ifaranga utangira uriyore. Abandi bantu batigeze bita ku nshuti zabo, wowe noneho uzabarenga. Inshuti uziteho uzihereza amafaranga, uzinyanyagizemo amafaranga, ukoresha amashow. Ujye Miami, uve Miami, ujye Washington, uve Washington, ujye bese ahantu hose harenze, ujye za Las Vegas muri casino, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ubuzima ahantu buza guhindukira bwa mbere na mbere, iyo ugeze ku kibuga cy'indege cya state ugiye kubamo, uri mururuka, warahageze wowe wajya guhabona ku ma video ya YouTube cyangwa se ya Facebook na kuri Google, ukabona na ahantu mu mataje. Reka rero utangire wururuka, indege igeze nibura muri metero 50 irimo iramanuka ujya hasi, uhita ubona ahantu uruntu rw'urushyamba cyangwa se wenda amazu nyine ari disperse. Utangira rero kubona ngo life irahindutse. Ikindi kintu kigutungura, utungurwa n'iyo ubonye ahantu ugiye kujya gutuzwa cyangwa se ahantu ugiye kuba, uburyo abantu baho babayeho, cyangwa se wenda uburyo inzibisa ubwabyo byonyine bita bitangira kukwibagiza bimwe wowe wajya gutekereza ukiri kuri airport i Kanombe. Hari igihe ugera mu rugo ari nko ku cyumweru ukamara iminsi 3 utarabona abantu mugiye kubana nabo mu nzu. Kubera iki rero? Ubuzima bwo hanze abantu barashaka inkuru twayitangiye, buri muntu afata agakayi n'agakaramu atangire yandike. Ubuzima bwo hanze umuntu aragenda akajya kugwa mu kazi. Ni ukuvuga ngo ntaga abantu babonana. Hari n'igihe abantu batabona umwanya wo kwiborosa bitewe n'ukuntu amasaha yo kujya mu kazi yageze. Hari n'igihe umuntu atabona amasaha yo kurya bya nijoro bitewe n'ukuntu yavuye mu kazi ananiwe. Ubwo rero wowe wazanye inzozi z'uko ngo bagiye kujya bagutembereza, ushobora kumara umwaka wose utarabona n'abantu bose bo mu nzu ngo mwicare muganire, bitewe n'uko buri wese aba ahugiye mu kazi. Imirimo rero ihari ikugenewe wowe ukigera
hanze bwa mbere ni imirimo ivunanye, iciriritse kandi ifatwa nk'isuzuguritse. Ni ugukoropa mu mahoteli, ni ugusasa ibitanda, ni ugukora mu nganda z'imboga, ni ugukoropa mu warehouse. Ubuzi bwose uzi wewe buciriritse nibwo wowe kugenewe mu gihe kingana nibura n'umwaka. Ariko numvise ngo Meddy we ko atari akamenya n'icyongereza ngo yabikoze ngo mu gihe kingana n'imyaka 2. Niyo makuru mfite. So ba bantu bose bajya batekereza ko ashobora kugera hanze ngo afite akadiplome ka humanité cyangwa se wenda akandi diplome ngo yakuye muri kiste cyangwa se muri KHI n'ahandi, ntabwo ugerayo ngo gahite gatangira gukora. Ugerayo nyine kugira ngo gatangire gukora. Simvuze ko diplome iteshwa agaciro, ariko ihabwa equivalence. Mu gihe rero itarahabwa equivalence, ubu utaremererwa kuba wakora akazi k'ibyo wigiye. Ariko sinzi nimba murimo muranyumva neza, hatazagira umuntu uvuga ngo kwiga nta kamaro, ngo ugiye kuzajya hanze. Kwiga bifite akamaro, ariko kugira ngo icyangombwa cyawe cyangwa se impamyabushobozi yawe, impamyabumenyi yawe ikoreshwe mu bihugu byo hanze, nuko babanza bakayihereza equivalence. Sinzi niba turimo turajyanirana. So muzababona ba Risudi, muzababona ba Farwirangira, ba Debeni, ba Meddy, ba Rikriki, mukababona wenda ngo barazimye ntibakiboneka n'ibiki byose. Imirimo ivunanye yarabishe, yaragira bagwingiza. Abo ngabo ni urugero ngo haye fatizo rw'abantu wenda ushobora kubuzi. Noneho izi nzererezi sasa mujya mubona hano hanze zigize utudiaspora cyane, ubwo ndimo ndavuga abo bashizo, ubwo ndimo ndavuga n'utundi twose mujya mubona hirya ngaha. Abo ngabo barakubitiwe muri company biteye ubwo, baterura amakarito, baterura ikarito, noneho nta nubwo bapima ngo runakira karito yayibasha. Utangira gukora ni 8 to 12, iyo ni break. 12 to 4 p.m. uko niko gutaha. So iyo mubona abantu benshi cyane batohereza amafaranga, batanayahereza abafamiliye babo, batahereza abashuti babo nkuko bagendaga babibizeza, nuko bagera hirya nabo ubuzima bukanga, bagakandika. Amafaranga urayabona ukayafotora, ariko ufite bili nyinshi ku buryo nawe ubwawe utabasha nibura kuba wajogoramo inote ya 20 ngo wishimishe. Abantu ngino content barayikunze, abantu barambwiye ngo Jesu Kristo agerageza utubwire kuri no content, ariko aba diaspora bamereye nabi, bati Jesu Kristo wa mipango akagakungu wadukanye, ugire rwose ibintu bicikeho, bira bintu byo kumena umuceri, byo kugira gute, ugire ubicikeho. Ikindi kintu sasa nshaka kubabwira, muzi impamvu aba diaspora benshi nta mafaranga bagira? Bafite inyatsi mbi cyane yo kujya kugura ibiryo batari bubashe kurya, bakabigura kubera ko bashaka kwigira abasirimu, bikabananira, maze byamara kubananira bikaba ngombwa ko bajya kubimena. Niba habaho icyaha kibaho gikomeye cyane ku isi, uretse gusambana, uretse kwica, uretse kwiba, n'ikintu bita kumena ibiryo, ni nk'ubukunguzi mu bundi. Ibyo bintu rero niyo nyatsi igenda ikurikirana aba diaspora, kwangiza ibyo kurya. Kandi hari imiryango yabo iri hariya muri Afrika irimo irateseka, hari imfubyi n'abapfakazi bari aho ngaho bakeneye icyo kurya, ariko umusenzi akaba atashobora no kuba yabahereza n'igiceri cya 5. Nzabivu kugeza mpfuye, nzakomeza mbivuga ko ariyo nyatsi aba diaspora bagira yo kuba batita ku mfubyi n'abapfakazi ndetse n'abababaye, ahubwo bakajya birirwa bamena ibyo biryo, bakajya birirwa umuntu akajya kugura umwenda azambara umunsi umwe just kugira ngo agera ahantu agaragare neza, bamubone ko yatwitse, cyangwa se wenda agafoto yifotoje agapostinge, ibyo bikabirarangiye wa mwenda ukabutaye agaciro, akazawujugunya muri trashe ngo ariko ngo agatwika.
ibyo byose niyo nyatsi bafite, nicyo kintu kibakurikirana gituma n'ubundi batabasha kuba batera imbere. Nta kindi. Iyi nkuru ngiye guhita nayirangiriza aho ngaho, kubera ko nari mfite ko kubabwira yuko inyatsi bakurikirana niyo nyatsi yo kwangiza bike Imana iba yabagerageje kubahereza bimeze nk'amanu, ariko bakabyangiza. Niyo mpamvu muri Bibiliya bivuga ngo Imana yabwiye Abisiraheli ati ngiye kujya mbahereza ibiribwa pe, ariko ujye ufata ibyo uri bubashe kumara, bitari ibyo mu gitondo byahindutse inyo. So abadiaspora kubera umururumba n'ubugugu bifitemo, niyo mpamvu mubona benshi badatera imbere. Ashobora kuba yatunga miliyoni, agatunga ibiki n'ibiki, ariko ntazabiryana amahoro, ntazigira atera imbere ngo agaragare nk'umukire, nyine ngo ubone ngo ni umukire w'ingaga wa danje. Ngaho noneho mbahaye nanjye umukoro, mugende mumbwire umuntu w'umudiaspora muzi w'umuherwe bose uzasanga nyine bari aho ngaho baba mu buzima buciriritse, ariko bagatwika. Iyo baje i Kigali bakagaragaza ko barenze, bakagaragaza ko aribo bantu baba bazi ibintu byose. Iyo ngeso nayo mugende mwicika mwa diaspora, ingeso yo gushaka kwigaragaza ko ngo muri abantu baba bazi buri kintu cyose, buri kantu kose, ngo mufiteho idea ahantu hose. Iyo mwageze mu mujyi wa Kigali urashaka ko ari wowe utanga inama abantu bagenderaho bakwigireho ikiza. Kwa benshi bajya banaza ni Kigali ugasanga ngo mu maha nabo ni ikibazo. Ugira ngo se ntitubizi, turabizi. Ugasanga umuntu yaje i Kigali kandi ngagaragara nk'umuntu w'umudiaspora w'umuvakansiye, ariko arimo arahumura nk'igituzi cyangwa arimo arahumura nk'isumbirigi. Ibyo nabyo turabizi shango. Hari abadiaspora bazi Kigali ugasanga ngo arimo arahumura nk'isekurume. Ugira ngo se ntitubizi, zuko tumena twajyaga tubyirengagiza, cyangwa muragira ngo mbavuge amazina. Bantu benshi barimo baritotomboka batse koko mwuka byaramwe Jeswe zo mipango wazatubwiriye abadiaspora baza mu mujyi wa Kigali bakaba batabasha no kwitera ka parufe, bakaba batabasha nibura no kwambara umwenda uteye ipasi, wabimubazaho ngo hariya rero ngo ntago ngo tujya tubona umwanya. Niba utajya ubona umwanya n'umwanya wo kwitera ka parufe ugiye kujya ahantu ko n'ubundi waje kuruhuka, uwo mwanya wawe ubura kweri. Tujye dutekereza hamwe turebere mu mbonera hamwe imwe iyi video ariko igenda ibagereho. Abadiaspora mumaze niba uvuga ngo ngiye vacances, toranya utuntu tuzima twiza tugaragaza n'ubundi ko mu vacances kugira ngo baguhereze iki, baguhereze icyubahiro cyawe, apana kugenda nk'uruntu rw'uruturage rw'urupeiza. Sinzi niba ukanamo murakumva. Abadiaspora benshi ngo bagera mu mujyi wa Kigali ukajya ubona bameze nk'ibintu by'ibipeiza, ariko ugasanga ahantu barimo baratera wenda nka story n'ibiki byose arashaka kuza kugaragaza ko ari we muntu ufite ibitekerezo byinshi cyane na presentation yanyu ngo niba umuntu atavuze ngo uri mu diaspora ngo nibiba ari ikibazo cyane. Twarabamenye. Yes, banyarwandakazi, ndagira ngo ndangiriza ahangaha cyaka kirangije. Ndagira ngo ndangiriza ahangaha, ariko nongera kubabwira ko iyi ni Kasuku Media TV, televiziyo yanyu. Nongera kubwira abantu mwese muri murareba ino televiziyo y'Abanyarwanda, babwira ko gukora subscribe ni ingenzi, ariko utanabishaka wabyihorera. Gusa nawe bijye bigutera isoni kuba wareba ino video ariko ntukore subscribe, bijye bikukorogorora we.